abezwa bezwe, abezwa bezwe, abezwa bezwe. Ubutumwa bwaratambutse, ubutumwa bwaratambutse, ubutumwa bwaratambutse. Abumva barumvise, abariko benshi barabupinga. Ariko Uwiteka akundumya ngo nta gisigaye, dore Uwiteka araje. Bisobanura ngo ibyari bikomeye Imana ibindira ubusa, ibyo abantu benshi bari bishingikirije Imana ibindira ubusa. Ngo kandi si ibyo gusa, itatanya abaturage bayo bari batuye isi. Abantu isi babana ntoya bashaka ubuhungiro barabubura. Imana tugiye neza, Imana imaye magambo yanyeretse abantu benshi bahuye n'akaga kuko kamanukiye isi. Imana yanyeretse Imana tugiye neza, Imana Haleluya ije gusura isi. Imana itambutse mu isi, Imana yatambutse kandi itambutse mu isi. Ngo kandi abantu bose bazayibona, abantu bazayibona, abakomeye bazayibona, aboroheje bazayibona. Imana tugiye neza kandi Imana zibatwenge bandi banirata. Haleluya. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Umva, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Ngeze ku batambyi Imana yanyeretse ikintu gikomeye cyane. Nagiye kubona mbona impanda y'Uwiteka yavuze, mbona yavuze. Imana tugiye neza, Imana twengere, Imana twenge, Imana turwanire. Imana irababaye kubw'abatambyi bayo, Imana irababaye kubw'abatambyi. Bibiliya yambwiye abatambyi. Imana irababaye kuko kubera abatambyi yabiringiragamo gukiranuka, ngo ariko ije kureba isanga ntabwo agifite gukiranuka mu mitima yabo. Abone nibasenge bashaka amaso Uwiteka Imana, kuko ngo dore Uwiteka atambutse mu isi kandi azanywe no kubika isi, kandi isi baye umwirare. Abantu ngo dore ibyo bari biringiye bipfuye ubusa, ibyo bari biringiye barabibuze, ibyo abantu bari biringiye barabibuze. Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabara. Nagiye konda mbona habaye ubunyereri bukomeye cyane, kandi nabonaga abantu kwambuka ubwo bunyereri kubutambukamo byabanani, benshi baheze muri ubwo bunyereri barahahera. Imana turengere, Imana turwanire. Nagiye konda mbona umuyaga w'agashururu uraje ugurukanye byinshi, uratambutse. Nagiye kubona ko bizaba ku mukene, bizaba ku mukire, bizaba kumuguguza, bizaba no kuguriza, bizaba ku mutunzi, bizaba no kumuja. Imana tugene zibatenge baturwane, Imana dutabara. Haleluya. Imana leboze kotara, leboze kotara. Somera Yeremiya. Ngiye kubona mbona hamanutse umuriro udasanzwe. Ngiye kubona mbona mu bantu babiri bakomeye, mbona abantu babiri bakomeye barapfuye bari bagirana. Abo bantu babiri bakimara gupfa, nagiye kubona mbona habaye imivurungano ikomeye muri Afurika. Imana tugeneze, Imana twenge, Imana turwanire. Kandi ikindi mbwira abantu b'Abanyafurika bagiye bajya kubitsa ubutunzi bwabo, bagiye bajya kubitsa ubutunzi bwabo mu bihugu by'Iburayi ndetse n'ahandi. Bagenda bazana ubwo butunzi bwabo baze babwubakisha Afurika, kuko bagiye kububitsayo, kuko niba batabugaruye dore Uwiteka ubwo butunzi arabugabye. Kuko bamwihane mushaka mose Uwiteka Imana. Abantu ni mwezwe, abantu ni mwezwe, ni mwezwe. Bibiliya tubwira ngo iki? Igihe abantu bazabavuga ngo n'amahoro n'amahoro, ubwo nibwo ngo Uwiteka azabatunguramo, nibwo bazatungurwa, nibwo bazatungurwa. Kandi abantu baradamaraye, baribagiwe, abantu baradamaraye. Imana tugeneze, Imana twenge, Imana turwane, Imana dutabarye. Irazigabye. Imana tugeneze, Imana twenge, Imana turwane, Imana dutabare. Imana twiteho, Imana dukomeze. Imana imaze kubinyereka, inyereka abantu bari gutatana. Imana tugeneza kandi mpabwo buntumwa abantu nibasenge bashaka amaso Uwiteka Imana, nibasenga bahindukire, inyereka impande y'Uwiteka yavuze. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari kuzamuka, mbugwo bazamukaga. Noneho nagiye kubona mbona abantu benshi basige mu isi, bamaze gusigara mu isi. None cyantangaje nuko nagiye kubona mbona batambye bari gukubitwa nabo bari bayoboye, bamwe bakabakubita babakubitiraga iki? Ati kujya utatubwiraga yuko ibi niba ari ibyaha. Kajya kubona nkabona umwe avuye mu rushya rukubise umutambyi, kujya utatubwiye ko ibi niba ari ibyaha. Undi tese nabibabwiraga nge murabona ntasigaye. Mbone make barabakubita bitewe nuko banze kuvugisha ukuri. Imana tugeneze, Imana twenge, baturwanire. Abo batangirira benshi na benshi kuko bibagiye itegeko ry'Uwiteka Imana bakivanganisa.
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, bakunze ibyizerwa TV, reka tubasuzuke turamutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose ducisha kuri televiziyo. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose. Hafi nakorera mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mukamukurikiye ibiganiro, mukurikiye ivugabutumwa, turabasuhuje. Tubifurije umugisha w'Imana mu bice bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, ku mpande enye zose z'isi mudukurikiye. Turabasuhuje, mugubwe neza, ineza y'Imana nibabonekaho ndetse n'abanyu mwese. Mwahisemo neza rero kudukurikira, kavuga ngo Imana y'amahoro igiye yubukiraho ku manywa na nijoro. Ushobora kuba utarakora subscribe, uraba udushyigikiye kandi wabushyigikiye ivugabutumwa. Nimwe inshuti dufite rero, nimwe bavandimwe, aho tugeze tubashimira Imana, ariko kandi namwe turabashimira kuko mwabaye indashyikirwa. Mukomeze mudushyikire rero kandi mukurikire ijambo ry'Imana, nitutagusare tuzahabwa ibihembo by'abakoze neza. Tugize umugisha, turi kumwe n'umushumba, niwe tugiye kubana muri kano kanya, n'umukozi w'Imana. Imana impamagare kugira ngo abwize abantu kuri ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibidusaba, nk'uko Imana ibimuyoboramo. Mushumba, turagusohoje. Murakoze cyane, nanjye ndabasohoje mu izina rya Yesu. Ni amahoro, turashima Imana. uratuje cyane. Buriya si ni ibisanzwe. Ni umubiri ufite intege nkeya, bimeze bite? Mu byo maze iminsi nararwaye, ariko muri byose twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Rero nta mpamvu n'imwe tugomba kuvugira Yesu. Ni za mpamvu z'umuhamagaro. Umuhamagaro. Cyane ko none umuhamagaro wawe numvise utandukanye n'indi mihamagaro, wawe uragoye. Gute se? Hari abantu batawushobora. Umeze ute se? Hari ibintu byinshi abantu babyibuke barebe ku biganiro twagiye tujyana. Hari ahantu wavuze ku muhamagaro, uburyo wahamagawe n'Imana, usanga bitandukanye n'abandi. Imana guhamagara umuhamagaro ukomeye. Imana iduhamagara, iduhamagara n'imwe, ikanaduhamagara kimwe, cyakoze ikadukoresha mu buryo butandukanye. Impamvu mwaje gucya mushumba, tujya tubona abakozi b'Imana benshi, abahanuzi benshi batandukanye. Uyu munsi ukamusanga mu by'Imana, ejo ugasanga rimwe n'imwe yabivangavanze. Imana ikamureka akagumya agakora umurimo w'Imana, akagumya agahanura kandi afite n'amanyanga. Ariko wowe nzi ko neza wibeshye gatoya. Nibeshye gato narampfuye yewe. Nibeshye gato narampfuye. Nyine bari ariko sije cyenyine, ubundi umuntu Imana ikunda ifite umugambi iramufuhira. Ntabwo ijye yemera adamarara. Kandi burya n'abandi akeshi igenda ibacyaha, nuko rimwe na rimwe abantu birenze ijwi ry'Imana. Noneho rero yuhora wirenze ijwi ry'Imana, hari naho Imana igeze ikakureka ukabigicamuki. Ibyo ubwiriza ukabivana he mushu? Bantu basiga ibyo hano ukabivana he? Abantu usigara ugendera muri ndabimenyereye, muri kera habayeho, muri make ugasigara umuntu atacyumva ijwi ry'Imana, atagifitanye ubusabane n'Imana, ahubwo agasigara agendera muri ndabimenyereye. Bikamumarira iki? Ntacyo bimumarira, kuko iherezo no kurimbuka. Hari umuntu twakonye ikiganiro avuga ngo abantu biyita abahanuzi benshi, mubona ngo babahanuzi ngo benshi bazarimbuka. Nawe niko ubivuga musho? Abahanuzi b'ukuri barahari, ariko n'abahanuzi batarabukuri barahari. Ariko batarabukuri nibo benshi. Nibo benshi. Rero byanze bikunze ukora atari mu mugambi w'Imana, atarabukuri, bazarimbuka nibatihana. Hari ibintu byavuga ngo gukangura umuntu wisinzirije biragora. Musho, kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza, rimwe n'imwe wabubwije mbere yawe akaba nabizi cyane, uwo muntu kumubwiza ko bigoye. Nanjye bwana wenda tubwire niriye ubuhe butumwa bwa kugira ngo tureke ko bakwihana. Uwo muntu kumubwira ngo yihana biroroshye? Ntabwo byoroshye. Aho kubwiriza umuntu nk'uwo ngo waguye, wabwiriza umuntu utaramenya Yesu na rimwe. Utaramenya Yesu yumvise ubutumwa bwiza arahinduka. Ariko uyu muntu ubizi,
umusomera muri Matayo n'akagusomera muri Yohana biragoye nimwe ugasanga kurusha no kwasobanura biragoye kuko abyica bizi ariko rimwe hambere merutse kwibaza nakisi kibazo ndababara cyane bitewe n'abakozi b'Imana bari kwitwara nabi uri kubona bagenda basebanyiriza ku mbuga nkoranyambaga ugasanga muri make nibo bari kubumbura ka gatabo kitwa ngo mpangara ngo hangare no bari kwirirwa batukana basebanya noneho nibaza impamvu numva ndababaye fata n'igihe cyo kwerana n'Imana ngo mbaza impamvu yabyo Imana irambwira ngo impamvu bari kwirirwa batukana kuriya ngo nuko ngo iby'Imana byabashizemo by'Imana bimaze kubashiramo hasigara byabo rero iby'Imana bimaze kugushiramo usigara noneho warabaye nyine ikigenge hasigara ijambo ry'Imana kuvuyemo hasigara amagambo yego nta jambo ry'Imana rikibarimo none aba bantu akenshi umuntu inzira yavuga ngo hari inzira ebyiri inzira ifunganye n'inzira yagutse inzira ngari niko babyita inzira ngari ijambo rikavuga ngo inzira ngari ijyana abantu kurimbuka barayobotse irimo abantu benshi ariko inzira ifunganye ijya mu bugingo n'abayicamo ni bakeya nshatse kuvuga iki aba bantu bameze gutyo bafite iyo mico imeze gutyo bahamagaye ko batatoranijwe cyangwa se banihamagaye bakabona abagenzi bagenda baba bati natwe reka tugende ko batafite ibyangombwa by'inzira ariko no bakitwa abagenzi baniga ikangaje abakozi no bakita abakozi bakinjira mu bakozi kandi atari abakozi bahamagawe ndakeka ariko bigiye bimeze abantu bafite abayoboke benshi abantu bayobeje benshi intama zibuze zitwa ko zituma umunye nyamata umungere ari uko zirya nizo nyinshi cyane none mu nshingano Imana yabahaye ko yabamaye kugira ngo mubwire abantu benshi bagane Kristo mu batuza agakiza mubabwire inzira igana mu gihugu cyo mu ijuru kuri mu nzira igana kurimbuka none inzira igana kurimbuka abantu bahagazemo bakaba bayobotswe n'abantu benshi murabambura bano bantu gute kugira ngo mubabore kuri Kristo ko bagiye kurimbuka twe ntabwo twabishobora biri mu nshingano zanyu biri mu nshingano zacu mushojwe n'umwuka wera dushojwe n'umwuka wera icyacu no kuvuga ubutumwa bwiza tukanasenga ariko byanze bikunze nubwo hari abari gukora ibyo byose bibi twereka ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali hari abahagaze mu kwera no mu gukiranirwa ariko rero kuba abantu bari mu kivunge ari bo benshi ntago bibaho uyu munsi n'ikihe Yesu yari ari mu isi ni wabivuze yavuze ngo inzira ijyana abantu mu kurimbuka banyuramo ni benshi bitewe n'iki kuko inzira ijyana abantu mu kurimbuka impamvu ari benshi ni ukuvuga ngo ntacyo bemerewe byose ntacyo batinya ntacyo bihana muri make bari mu munyenga w'isi noneho rero inzira ijyana abantu mu ijuru impamvu abanyuramo ari bakeya ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kwiyambura Paulo yavuze ngo nk'ibyarwa bwa kabiri ibyarindamu yanjye byamendikiye kuba igihombo bisigaye mbireba nk'ibibambwe ngo kuronka Kristo kuko uyu mwakiriye wakire Kristo hari ibyo ugomba gusiga ugomba gusiga amanyango ugomba gusiga ibyaha ugomba gusiga ubusinzi ugasiga ubusambanyi ugasiga muri make ibinezeza by'isi ukagira ibyo usiga ugakurikira Kristo yego ni ukuvuga ngo rero ikibazo abantu bari nabo ngabo ariko bari muri iyo nzira y'igihogere burya muganira bazaga bwa ko ari kujya mu ijuru ariko siko kuri kujya mu ijuru ni ukugira ibyo ureka gukizwa ni ukugira ibyo usiga ugahinduka yego gukizwa nuko ese iyo murebye nkamwe no by'umweko nk'umushumba mu bantu bamushumbye mubona barasize cyangwa mubona hari utwo bagendanye nka Petero wagendanye inkota ndavuga abakristo b'iyi minsi abakristo bo muri iyi minsi abakristo bo muri iyi minsi turi muri cyagiye kigoye ari nayo impamvu Imana iri kudusaba buri muntu wese gutunga agakiza ku giti cyawe nipo gatunga agakiza ku giti cyawe ugakizwa uterebeye kuri runaka ugakizwa uterebeye kuri nyirakanaka ugakizwa ku giti cyawe nawe ugiye kurebera ku bandi uzagwa nta n'ahantu uzagera kuko uri gushaka agakiza mu bantu batandukanye ukakabura rero
turi muri cyagiye cyo kwiga gukizwa ku giti cyawe ukamenya uburyo ubana n'Imana kuko rimwe na rimwe niwo mugendana ntabwo uzi yasenga yariyo ntabwo uzi yasenga yariyo ntabwo uzi iyo yambazi yariyo rero ni ukwiga kugendana n'Imana ku giti cyawe kuko impamvu dufite abantu benshi bazinutswe Imana babitewe n'abahanuzi ugasanga umuntu yazinutswe n'Imana yazinutswe Imana yazinutswe mbese kumva Imana bitewe n'abahanuzi bamuhanuriye abantu baramuhanuriye baza bamuzaniye ubutumwa bwiza ariko nyuma baranamwisikoroka baza bamuzaniye ubutumwa bwiza ariko ejo baranamwiba rero uwo muntu wamaze guhura n'izo ka biragoye yuko yongera kwizera ijambo ry'Uwiteka Imana niyo mpamvu nabwira buri muntu wese aho yaba ari hose iga kubana n'Imana ku giti cyawe wirebera amagakiza mu muntu uwo ari we wese kuko abantu barahinduka mbese abantu biga kubana n'Imana ku giti cyabo Imana iguha umugisha mushumba abantu bige kubana n'Imana ku giti cyawe cyane cyane ko no muri iyi minsi insengero zimwe na zimwe ntago zifunguye hari abantu gusanga abatari bakomeye babaye nka ya ngurube nimba ni ingurube ivuye koga igahita isubira ku birutsi yabyaye n'imbwa Bibiliya iravuga neza ngo iyo umuntu asubiye ku byo yari yararetse bigira nk'imbwa yasubiye ku birutsi cyangwa ingurube yasubiye mu isayo birababaje kubona wari warakijijwe ariko kuko hari ikibazo cyabaye mu rugendo ugahita usubira muri rya vata muri rya sayo wari waravuyemo ariko burya ngiye nkeka yuko rimwe na rimwe hari aho wari utaragera birakwiriye rero abantu dukizwe insengero zifunguye dukizwe zifunze dukizwe abantu aho bareba tunakizwe aho abantu batareba dukizwe aho abantu bareba dukizwe n'aho abantu batareba dukizwe dukennye kandi dukizwe dukize uru rugendo ruragoye ariko turashimira Kristo ujye uduha imbaraga ese we mushumba wenda abantu batabizi nawe uri umushumba ufite itorero ushumbye muno minsi uri kuba hafi nta magute mushu biri kukorohera wowe ntabwo biri kunyorohera ntabwo byoroshye muri ubu buryo kuko mbasha kuba nabageraho biragoye kubera ko abantu burya harimo ababasha kwambara imbaraga kuko bari kubasha guhura kuko turi ingingo zunganirana ariko none igihe habayeho ibingibi byuko abantu batari kubona aho bateranira abantu baratatanye rero kubahuza biragoye cyakoze nagiye ngerageza kuba nashyiraho yenda nk'urubuga nkora nk'iteraniro kuri Zoom ariko nabyo bitameze neza bitewe no kubura ibikoresho nkabura ibikoresho nk'uyu munsi nkaba natangiye nkatanga link kugira ngo abantu mbaganize ijambo ry'Imana yenda nabashije gukodesha ka kamera ariko ejo nkabura ubushobozi bigahagarara kiretse munsi Imana nicyo ndi gusengera ingire neza ikankora igitangaza ikama nka kamera byibura najya mbasha igihe ngitegereje kujya nkora amateraniro online nkakora live nabyo byamfasha ariko ntabwo ndagira umugisha wo kubona kamera oya humura nje mu kwizera mfite nuko kamera ugiye kuyibona icya kabiri kandi nusengero rugafungurwa mu izina rya Yesu dushimye Imana yuko mu nsengero zagiye zihagarikwa burundu urwawe rutarimo ntabwo rurimo rwemeye gukora ikibura nukuzuza ibyasabwe reka mpate kano kanya wihangane mbivugiye no kuri kamera nubwo utantumye ariko abantu mukunda ijambo ry'Imana mushaka kujya mu ijuru tunagushyigikira umuntu yagushyigikira kavuga ati nge ndifuza yuko urusengero rwubakwa rukagera gutya rukuzuza ibisabwa akabishyikiranze ko ndakeka byemewe biremewe kuko rurahari ariko twabuze ubushobozi kugira ngo twuzuze ibisabwa ndakeka byemera kuba umuntu yagushyikira mu kuzuza ibisabwa urusengero rukaboneka runagezweho ibikoresho bikaboneka kugira ngo mu gihe bitarakunda umurimo w'Imana ukomeze kandi abantu bakomeze kwakira ubutumwa bwiza bakomeze kumva ijambo ry'Imana mushumba ndumva ibyo bintu byemewe kuba umuntu yagushyikira rwose ndabashimiye wabikora rwose Imana yamuha umugisha rano mu isi kandi kazamuha n'umugisha mu ijuru
dushimiye umuntu wese rero ukunda ijambo ry'Imana, dushimiye umuntu wese uhamagariwe gukora umurimo w'Imana kandi ntacyo arebyeho aho waba uhereye hose mu bice bitandukanye kuko turi gutangira dusuzanya tujya tubivuga tukavuga ati aho uhereye hose ukunda ijambo ry'Imana ukaba kandi ukunda no gushyikira ijambo ry'Imana. Amadolari turayakira, amayero turayakira, amanyarwanda turayakira, amashiringi turayakira, amafaranga yose twayakira kuko tujye tuvugisha ukuri, ntabwo turi abantu bateka imitwe ngo duhimbe impamvu runaka. Oya, nge si cyo kinzanye hano, ikimwe ni ukubwiza abantu kuri ibikenewe n'amafaranga bigura. Si byose ibintu bikenewe bigurwa amafaranga, ntabwo bigurwa twasenga Imana ikankoresha ikagukoresha, ariko ibintu bikenewe kugeza uyu munsi bikeneye amafaranga, kandi amafaranga aba mu bantu. Wowe wumva ugize ishyaka ry'umurimo w'Imana ukumva icyo wafasha mushumba, ndagutunguye mushuye yaka, ndagutunguye mu kiganiro ariko numvishe ko ari byo kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nimba bijara impamvu Imana yiyemeye ku cyo kintu kibaho, reka ngusabe ndakwinginze, hari umuntu ugiye kudufasha ndabyizeye, wumva yashyikira umurimo w'Imana abonye inkunga inyuzwa hehe? Natanga nimero za telefoni. Yego, nimero za telefoni ni 07 88 66 47 20. Isubiremo wayumve neza rwose. 07 88 66 47 20. Iyo nimero yanyuzwaho ibaruye kuri Ndibyariye Celestine. Ndibyariye Celestine. Yego, urakoze cyane. Iyo nimero mwayumvishe nakeka buri wese yanditse, ibaruye kuri Ndibyariye Celestine, n'abakoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga ayo mazina niyo ari kuyiranga muntu. Ndibyariye Celestine ukoresheje mazina yagenda agafata ubutumwa wamugeneye aho babufata, byose birashoboka. Imana iguha umugisha ugiye gushyikira uyu murimo w'Imana, kandi ndabizi mushumba humura, Imana yaraguhamagaye, ndabizi ko Imana yaraguhamagaye kandi izanabigenza neza. Ndayiringiye ni ukuri Imana mu ijuru izabikoze. Amen. Reka none tugusabe mushumba, noneho uhita unafatiraho usenga Imana utugezeho ubutumwa Imana ashyize kuri wowe kuri uyu munsi wa none. Ni karibu. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerera. Gira neza urero akiranuka urakiza, izina rya nuhabwe icyubahiro. Nyuma murengezi wanjye Uwiteka Imana utugire neza kubw'ijambo ryawe, bana natwe uturengere kandi utwambike imbaraga. Ngiye kuvuga ibyawe wampaye kuvuga Mana, ni ubutumwa, ni message wampaye kugeza ku bantu batuye isi. Nyuma murengezi wanjye undinde kongera cyangwa se kugabanya, bikore nk'uko wabimpaye, ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Amen. Karibu. Imana mu ijuru tugire neza, ibane natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice byaho ni 24. Turava ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Yego. Imana tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Amen. Dusome Yesaya ibice 24 turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku 6. Kwa 5. Ibyago bizaza ku isi. Imana mu ijuru tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Imana abikundira baganiriza ikababwira amakuru, ntabwo nje hanga nk'umubwiriza butumwa, ahubwo ni message nzaniye abantu batuye isi, kuko Bibiri bivuga neza ngo nta kizaba ku bwoko bwayo kibatunguye. Imana igimenyesha abantu bayo kugira ngo niba ari byiza babashe kumenya uko babihagararamo, yewe niba atari na byiza babashe gusenga kugira ngo Imana mu ijuru ibavaneho. Rero Bibiri atubwira ngo Imana imenyesha abantu batuye isi ibyendaga kubaho. Imana tujye neza. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare. Imana ngwishyu tugenese, Imana ngwishyu bane natwe ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare. Uwiteka agiye gutambuka, Uwiteka agiye kutambuka mu isi kandi isi arahindura umwirare. Imana ngwishyu tugeneza, Imana ngwishyu bane natwe. N'igihe kigoye, turi muri ya misi igoye, ya misi yegereza imperuka. Uwiteka ngo aje gusura isi kandi ngo isi arahindura umwirare. Uwiteka aje kugira mu bihugu byose bitambuka
bitandukanye biri ku isi, ngo kandi isi arayihindura umwirare bitewe nuko abantu baze kumvira Uwiteka Imana. Imana kandi kugira ngo intumwa y'ubu butumwa ntabwo ishaka ko hari umuntu n'umurimbuka, ishaka ko abantu bakizwa bakaza bundi Uwiteka Imana, bagakizwa bakazajya mu ijuru, bakizwa bahindukire bashaka amaso Uwiteka Imana. Imana mu ijuru nibakizwa bagashaka amaso Uwiteka Imana, Imana izabajya neza kandi Imana mu ijuru izabana nabo. Imana tujye neza. Amen. Arayiraza arayubika atatanya abaturage bayo, arayiraza arayubika. Amaze kunyubika bisobanura ngo ibyari bikomeye Imana ibindira ubusa, ibyo abantu benshi bari bishingikirije Imana ibindira ubusa. Ngo kandi si ibyo gusa, itatanya abaturage bayo bari batuye isi. Abantu isi babana ntoya bashaka ubuhungiro barabubura. Imana tujye neza. Imana imaye magambo yanyeretse abantu benshi bahuye n'akaga kuko kamanukiye isi. Imana yanyeretse Imana tujye neza. Imana aleluya ije gusura isi. Imana itambutse mu isi. Imana yatambutse kandi itambutse mu isi. Ngo kandi abantu bose bazayibona, abantu bazayibona, abakomeye bazayibona, aboroheje bazayibona. Imana tujye neza. Kandi Imana irangije irambwira ngo intebe z'abamwe bakomeye irazigabye, irazigabye. Imana tujye neza. Imana turenge, Imana turwane, Imana dutabare, Imana twiteho, Imana dukomeze. Imana imaze kubinyereka, inyereka abantu bari gutatana. Imana tujye neza. Kandi mpabwo ubutumwa abantu nibasenge bashaka amaso Uwiteka Imana, nibasenga bahindukire bareka ibyaha bahindukire bashaka amaso Uwiteka Imana. Imana tujye neza. Bibiri tubwira ngo iki? Nguzi gukora neza ntabikore bimuhindukira icyaha. Rero Imana igiye gutambuka, Imana tujye neza. Musengere abatwite kuko abo ngabo ni bamwe muri Satani ari kuhiga cyane. Kandi musengere abasore n'abagabo kuko Satani arabiga cyane. Rero ngo Imana irayiraza gutatanya abari batuye isi. Imana tujye neza. Imana turenge bani natwe. Haleluya. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Umva, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Ngeze ku batambyi Imana yanyeretse ikintu gikomeye cyane. Nagiye kubona mbona impanda y'Uwiteka yavuze. Mbona yavuze. Imana tujye neza. Imana turengere. Imana turenge, Imana turwanire. Imana irababaye kubw'abatambyi bayo. Imana irababaye kubw'abatambyi. Bibiliya yambwiye abatambyi. Imana irababaye kuko kubera abatambyi yabiringiraga no gukiranuka, ngo ariko ije kureba isanga ntabwo agifite gukiranuka mu mitima yabo. Yabiringiraga gucamo imanza zitabera, ariko ije kubasura irabibura. Ngo abo batambyi b'isi bamaze kwivanga n'isi, batakaza ubuntu bw'Imana, batakaza icyoyo cy'Uwiteka Imana, biyambika ubucocero. Abantu batakaje icyoyo cy'Uwiteka Imana ngo bivanga n'isi. Imana tujye neza. Mu yandi magambo ni abatambyi, ariko Imana irababaye kubw'abatambyi kuko benshi bamaze kwivanga na politike. Imana tujye neza. Bamaze kwivanga na politike. Imana irababaye kubw'abatambyi. Imana irababaye kubw'abatambyi. Irababaye kubw'abatambyi. Imana irababaye kubw'abatambyi yahamagaye kuko bamaze gutuma hamagara, biyambuye ikiro cy'Uwiteka Imana, biyambika, baba abanyapolitike, barivanze. Imana tujye neza. Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare, Imana dutabare. Imana irababaye kubw'abatambyi bayo. Nanone igihe kimwe Imana yageze yanyereka, inyereka impande y'Uwiteka yavuze. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari kuzamuka, ubwo bazamukaga noneho nagiye kubona mbona abantu benshi basige mu isi, bamaze gusigara mu isi. None icyantangaje nuko nagiye kubona mbona abatambyi bari gukubitwa nabo bari bayoboye. Bamwe bakabakubita babakubitiraga iki? Ati kujya utatubwiraga yuko ibi niba ari ibyaha. Kajya kubona nkabona umwe avuye mu rushya rukubise umutambyi, kujya utatubwiye ko ibi niba ari ibyaha. Undi tese nabibabwiraga nge murabona ntasigaye. Mbone make barabakubita bitewe nuko banze kuvugisha ukuri. Imana tujye neza. Imana turenge, Imana turarwanire. Abo batambyi rero benshi na benshi kuko bibagiye itegeko ry'Uwiteka Imana bakivanga n'isi. Uwiteka arababaye ngo azabahana kandi nawe uzabakiza, ngo nawe azabakira ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho. Imana turenge, Imana turwane, Imana dutabare.
Haleluya. Ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja. Ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja. Ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja. Ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja. Ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi. Yego. Ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa. Uko. Ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Yego. Isi izanyagwa. Hinduka umwirare rwose. Yego. Kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Tugeneze turenge turwana Imana ibane natwe. Imana twite Imana dukomeze. Imana turenge Imana turwanirire. Abone ni basenge bashaka amaso Uwiteka Imana. Kuko ngo dore Uwiteka atambutse mu isi kandi azanywe no kubika isi kandi isi baye umwirare. Abantu ngo dore ibyo bari biringiye bipfuye ubusa. Ibyo bari biringiye barabibuze. Ibyo abantu bari biringiye barabibuze. Imana turengera Imana turwana Imana dutabara. Nagiye konda mbona habaye ubunyereri bukomeye cyane kandi nabonaga abantu kwambuka ubwo bunyereri kubutambukamo byabanani benshi baheze muri ubwo bunyereri barahahera. Imana turengera Imana turwanire. Nagiye konda mbona umuyaga w'agashururu urajugurukanye byinshi uratambutse. Nagiye kona mbona ibikomeye. Imana turengere ndavuga mu isi. Nagiye konda mbona amazi akomeye. Nagiye kubona mbona ibintu by'ubutunzi byose byitema baba bipfuye ubusa kuko abantu banze kumvira Uwitegeko ry'Uwiteka Imana. Ngo kubw'iyo mpamvu Uwiteka Isirayeli iraje kandi Imana tugeneza kuko ibizaba ku mukene bizaba ku mukire, ibizaba ku muguguza bizaba no kuguriza, ibizaba ku mutunzi bizaba no kumuja. Imana tugeneza ibatenge baturwana Imana dutabara. Haleluya. Imana leboze kontara. Somera Yeremiya 15:13. Yeremiya 15:13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yeremiya 15:13 haranditse ngo ibintu byawe n'ubutunzi bwawe nzabitangaho iminyago ari ntacyo biguzwe babimareho mu ngabano zawe zose ari ibyaha byawe byose nguhoye. Matugeneza ibintu byawe byose nzabitangaho iminyago. Imana tugeneze Imana turenge Imana turwana Imana dutabara. Imana tugeneze Imana twiteho. Tukore gusenga twambara imbaraga z'Uwiteka Imana kuko Uwiteka ashaka ko abantu bahinduka. Imana tugeneze Imana turenge Imana turwanire kandi twebwe turi muri Afurika. Musengeri Afurika yacu. Imana tugeneze Imana twiteho. Musengeri akarere k'ibiyaga bigari. Imana tugeneze Imana twiteho. Haleluya. Kuko nagiye kona mbona hamanutse umuriro udasanzwe. Ngiye kona mbona mu bantu babiri bakomeye. Mbona abantu babiri bakomeye barapfuye baribagirana. Abo bantu babiri bakimara gupfa nagiye kona mbona habaye imivurungano ikomeye muri Afurika. Imana tugeneze Imana turenge Imana turwanire kandi ikindi mbwira abantu b'Abanyafurika bajya kubitsa ubutunzi bwabo. Bajya kubitsa ubutunzi bwabo mu bihugu by'Iburayi ndetse n'ahandi. Bagenda bazana ubwo butunzi bwabo baze bagubakisha Afurika kuko bagiye kububitsayo kuko niba batabugaruye dore Uwiteka ubwo butunzi arabugabye kuko benshi baba bacuruzi baba bategetsi baba bakomeye baba boroheje bagiye bafata ubutunzi bwabo bakabuvana mu bihugu bakavana muri Afurika bakajya kubitsa iyo ngiyo. Imana tugeneze Imana turenge bagenda bagaruye ubwo butunzi buze bwubaka Afurika kuko niba batabugaruye dore ibyo bihugu by'Iburayi ubwo butunzi barabwigabije barabutwaye kandi ntabwo bwaruse bitewe n'iki kuko ijambo ry'Uwiteka ryavuze ngo dore ubutunzi bwawe ndabugabye, dore ubutunzi bwawe ndabugabye. Imana tugeneze Imana turenge Imana turwanire Imana dutabare. Leboze kontara abantu nibashaka mose Uwiteka Imana. Yo turi kuvuga ubutumwa bamwe barabangwa barabyo bagira nibiki ngo kuki mutavuga ibyo rurutse imitima. Ntabwo n'ubundi tuvuga ibihabura abantu ahubwo Imana ishaka ko bihana. Mama Imana ishaka ko wihana. Mukobwa Imana ishaka ko wihana. Musore Imana ishaka ko wihana. Abantu mwihane mushaka mose Uwiteka Imana. Abantu ni mwezwe Bibiri tubwira ngo iki igihe abantu bazabavuga ngo n'amahoro ubwo nibwo ngo Uwiteka azabatunguramo, nibwo bazatungurwa kandi abantu baradamaraye baribagiwe. Abantu baradamaraye
Imana tugeneze Imana turenge badurwana Imana dutabara Imana tugeneze Imana twiteho abantu baradamaraye yewe abantu nta nubwo bagishaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana abantu bari kwitwara uko bashatse abantu bakabije gushayisha Imana tugeneze Imana turengere Imana dutabara yewe uri ukurikiye fata umwanzuro wo kwihana mukizwa mushaka amaso Uwiteka Imana tugeneze Imana turengere Imana turwanire haleluya amen haleluya murimbye avango ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi harimo n'ibyo wangeneye icyo wampitiye mbona kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro yego Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wampitiye mbona kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi dore amagare aramanutse dore umugeni aratashye Uwezwa ni Yezwe abisi nimuhinduke mushaka amaso Uwiteka Imana mwiga guca imanza zitabera mwirukana ibigirwamana mu mitima yanyu mwongere mwimike Uwiteka Imana mushaka amaso Uwiteka Imana muca imanza zitabera mukora ibyo gukiranuka Uwiteka ni umunyembabazi kandi yiteguye kubagira neza yiteguye kubarengera Uwiteka agira neza be Imana tugeneze Imana turengere Imana turwane Imana dutabara umugeni aratashye abezwa ni bezwe ubutumwa bwaratambutse abumva barumvise abariko benshi barabupinga ariko Uwiteka akunda umyango nta gisigaye dore Uwiteka araje kandi isi arayubika arahindura umwirare abantu nibezwe bashaka mu maso Uwiteka Imana bahindukire kuko Uwiteka ni umunyembabazi Uwiteka ni umunyembabazi Uwiteka ni umutabazi Uwiteka ni umurengezi Uwiteka agira urukundo Imana tugeneze Imana turenge Imana turwane Imana dutabare haleluya leboze konsererebo kandi Uwiteka nemboze konsekoterebo haleluya akunda bamukunda ngo nkunda bankunda kandi abashaka intege nwite abo bazambona Imana mwije tugeneze Imana turengere Imana n'umutabazi haleluya amen Bibiliya vangwa za mu rutwika mwitanura kuko abanyabyaha bazashya bazahinduka ibishinga ngo ariko abubashye Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo Imana tugeneze Imana turengere Imana turwane Imana dutabara haleluya Imana tugeneze abisi nubwo besheje amahoro nta mahoro bafite ahubwo nimushaka amaso Uwiteka Imana Uwiteka ni umunyembabazi Uwiteka atinda kurakara ni Imana imbabazi ni Imana ya rukundo Imana tugeneze Imana turenge Imana turwane Imana ibane natwe c'est baiser contre Uwiteka aratabara uyu muhungiyeho Uwiteka ni umutabazi reka nkubwire wowe wumvise iri jambo nutihana Imana izabikubaza yewe n'iki cyo ndi kuzana nutihana Imana arabwiza kubaza ko naguhagaze imbere nkubwira ubutumwa bwiza nyamara Uwiteka akunda abanyabwenge yaba bagize ubwenge wagashatse Uwiteka Imana mushaka Uwiteka bigishuka kwabona mu mwambaze bikiri bugufi umunyabyaha ibyo yibwira agarukira Uwiteka nawe rwose aramugira imbabazi rwose pe Uwiteka ahimbazwe Uwiteka ashyirwe hejuru cyane Imana ishimwe cyane Imana turengere Imana turwanire Imana dutabane Imana twiteho leboze kote ariko nanone abubashye Uwiteka Imana abubashye Uwiteka Imana bagendanye n'Imana bandindira Imana batageze biyanduza ngo abo ngabo Uwiteka aje kubajya neza kandi arabarengeye aragarutseho leboze konta Mana nyiringabo
Imana amahoro, imajya neza, Imana cyanuka, imajya neza, Imana ikiza, Imana murengezi, Imana itabara, yewe Imana murengezi, imajya neza, Imana imbaraga, Imana imbabazi, Imana rukundo. Ndakumva papa, ndakumva murengezi. Bose kontarebo Uwiteka aje kujya neza abantu be, Uwiteka aje kurengera abamuhungiyeho, Uwiteka aje gutabara. Haleluya, 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 haleluya. Uwiteka ari kumbwira ngo aje kujya neza abamwubashye, aje kurengera abamwubashye, aje kujya neza abamwubashye, aje gutabara abamwubashye. Uwiteka aje kubakira abantu ingo basenyewe na Satani. Harimo abantu Satani yasenye, abo bantu Uwiteka ari abantu baje kubakira. Imana tujye neza, hari abantu Imana turengeye, Imana turwanire. Haleluya, haleluya. Bari kwishyuza Imana ngo Imana babwe kwizabakiza, babana n'indwara zikomeye. Ndabona babana Imana ibakoraho, ndabona abantu Imana ibarengera. Imana tujye neza, kandi ngo Imana yongeye kugaruka ku bantu bayo bayubashye, yongeye kubagarukaho, yirabubatse kandi barubakitse. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanire. Haleluya, haleluya. Abandi bubashe Uwiteka Imana, Imana ibagaruriye ibihe, Imana ibagaruriye ibihe, Imana ibagaruriye ibihe, Imana ibagaruriye ibihe. Ndumva Uwiteka agurutse, ndumva Uwiteka atabara, ndumva Uwiteka akingura, ndumva Uwiteka akiza, ndumva Uwiteka aguruka. Hagutse ku ntebe ye aje kujya neza. Haleluya. Umva yo urengana ugasinda utamweye. Imana tujye neza, maze ukubonye wese akakubwira ngo rambarara. Imana ikwambuye igikombe cy'ibidandabiranye. Mama, Imana ikwambuye igikombe cy'ibidandabiranye. Wasenze Imana, Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye. Papa, Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye. Wewe wasenze Imana, wubashye Uwiteka Imana, wagendanye n'Imana. Imana nanone inumye ku bakozi b'Imana bategeze banduza amakanzu yabo. Imana tujye neza, nagiye kubona mbona urumuri ruri imbere yabo rurabacaniye. Imana irambwira ngo haleluya, Imana irambwira ngo nubwo mubona muri mu mwijima, ariko Uwiteka aje kubanyuza habona. Uwiteka azabajya neza kandi azabarengera, azabarwanirira, azabana nabo. Imana mwijishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka, haleluya, haleluya, haleluya. Abantu benshi banze gukorera Imana, banze gukorera Imana, birengeje ijambo ry'Uwiteka Imana, bagiye gushaka amaso Uwiteka Imana bitagishobotse. Abantu benshi banze gusenga, bagiye gusenga bitagishobotse. Abantu benshi banze kwiriza ubusa, bagiye kwiriza ubusa bitagishobotse. Bagiye guhigura imihigo bitagishobotse. Abantu bashaka amaso Uwiteka Imana, abantu nibegera Imana basenga, abantu nibegera Imana basenga. Uwiteka azabajya neza, Uwiteka azabarwanira, Uwiteka azabatabara, Uwiteka ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiri twereka amakuru y'umurwa witwa Nineve, begeze batumwaho n'umuhanuzi Yona ngo agende babwire yuko hagiye kuzarimbuka. Imana tujye neza, ngo ariko bacyumva ubutumwa bafata iminsi 3. Haleluya, yo gusenga, batakambira Imana, banginga Imana, barabihana ibyaha byabo. Bamaze kwihana, Uwiteka aragaruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze agaragara nk'urupfu, Uwiteka asimbuza ubuzima. Haleluya. Cyo nkundira Imana, iyo abantu bagarutse Imana iragaruka, iyo abantu bihanye Imana irababarira, iyo bagarutse irabagarukira. Bibiri ivuga ngo iki? Niwakora ibishimwa mu bigabo uzaba nk'akanwa k'Uwiteka Imana, kandi niwagaruka nzakugarura. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikabwiye Yeremiya, urimi rwose ruzakuburanya uzarutsinda. Mashimwe cyane. Kandi sibyo gusa, nzagukiza amaboko y'ibiteye ubwoba. Hari abantu Imana irengeye, hari abantu Imana irengeye, hari abantu Imana tabaye, hari abantu Imana vanye gisuzugura. Hari abantu Imana ngiye kuremera ubuzima, hari abantu Imana ngiye kuremera ubuzima, hari abantu Imana ngiye kuremera ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu ngiye kuremera ubuzima, bubashe Uwiteka Imana, barindira Imana, bagendanye n'Uwiteka Imana. Imana ambwe ngo harandi mahirwe bazaniye, hari amahirwe ya kabiri Imana izanye, hari amahirwe ya kabiri Imana izanye. Uwiteka ahimbazwe. Amen, amen. Imana igumugisha. Amen. Imana igumugisha. Sinzi nimba ubutumwa uburange ubushoje, ariko ari akindi waba cyeguze kwisobwe, twagomwanya ukagitambutsa tukajya tugana no kumusozo. Ntacyo keretse umuntu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Keretse umuntu wagose agiye mu bihugu bya kure, yagira mu gihugu cya Malawi akakwamira kugaruka iwabo biranga, no kujya yaragiye biranga.
none yabuze tiki yamugarura niko Imana imbwiye hari kuwiteka atanze uburyo haleluya 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 aciye inzira haleluya haleluya Imana imucina inzira haleluya 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 Imana ishimwe cyane Imana yabwe cyubahiro harimo abantu bari kwitotombera Imana kubw'amasezerano haleluya witeka yaravuze ngo ntabwo azajya cyuza ku mwana w'umuntu icyo avuze kugikora azagikora Imana yabwe cyubahiro Yesu ashimwe cyane reka mbwira umuntu hora babazwa mu nda witeka ndabona mukoraho Imana yabwe cyubahiro haleluya 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 reka mbwira umuntu witwa Janine uri mu gihugu cya Zambia arababaye cyane Imana ishimwe cyane ababajwe n'uburwayi ariko mbonye Imana imukoraho Imana iramurengeye Imana imwijabwe icubahiro Yesu ashimwe cyane haleluya 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 Imana intumye kuri mu mama urugo rwe rwarasenyutse Satani ni waruseye ntabwo ari Imana nasenga afata ibihe byo gusenga yegera Uwiteka nubwo yasenyutse Uwiteka aje kongera kumwubaka aje kongera kumusana Imana yabwe icubahiro haleluya 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 kandi Imana ikambwira ngo abantu nibasenga kuko aka kagezi ko kuri social media Imana yari yasigaye jengo abantu bajya bumva ubutumwa bwiza nibasenga cyane kuko nako Satani akagabye bitero ngo karwamwe nibasenge muri muntu wese atungwe abika amazi azamutunga mu gihe cyo kuborwa yambara imbaraga z'Uwiteka Imana imwijabwe icubahiro ikindi kikurikiwe haleluya 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 Imana inyeretse uyu mumama afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe udakira ariko Uwiteka amukozeho akira gukira Imana inyeretse nanone iyi famille ifite umwana bafite abana haleluya bafite abana ariko ari mu mwana urwaye baramuvuje ahantu hose nabo batageze ariko Uwiteka arambwe ngo arabibutse Imana imwijabwe icubahiro haleluya 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 Imana imwijishimwe cyane haleluya Imana imwijishimwe cyane haleluya amina lele boze konse kontamo Imana imwijishimwe cyane Imana inyeretse uyu mumama nanone yicwa n'inzara igihe kinini inzara yayo kwicana urayizi inzara yaranyishe we inzara yaranyishe nagiye kuvuga ubutumwa mu itorero rya Methodiste ndagenda n'amaguru nari ndi ibiryo byo muri puberi kubera kubura iryo kurya ndagenda mvuga ubutumwa ndagaruka nje njya kureba muri puberi aho ibyo kurya nari naraye ndiye n'abakire bari batayemo igitoki none cyaki kwa kundi bagura igitoki bagatinda kugiteka kigashya bari bagitayemo rero nari nari imeneke yaco bucya njya kuvuga ubutumwa mvuye kuvuga ubutumwa sanga puberi igitoki yagitwaye ndarira cyane ndarira murugo kurira noneho Imana yagenda itegeka umwana w'umukobwa ahantu iramuvuga ngo ufata isahani shiraho amakaroni shiraho ifiriti shiraho umuceri n'ibishyimbo n'inyama yongeraho n'isupu aranzanira za ntoki zavuye gukora mu puberi nahise ndya ngejera hagati nibuka ko ntasenze kubera inzara navuye kuvuga ubutumwa rimwe navuye kuvuga ubutumwa umugore wanjye atwite nkodesha n'ubu ndacyakodesha ariko Imana izampa inzu noneho birangije sanga nyir'inzu icyo gihe yakuyeho urugi icyo gihe nari mfite amafaranga 50 mu mufuka ndagenda ngura supadipi ndazanye itobo mu mazi meza umudamu Imana irangije haleluya 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 naho ngaho numvijwe ry'Uwiteka Imana ngo nzakugira neza haleluya haleluya impamvu ndamvuzaga kandi najya ngo numve ko nanjye inzara nyize rero n'uyu mumama yitwa n'inzara igihe kinini ariko Imana imutabaje imyaka 2 imutabaye akirya rero ahise arwara diabete uyu mumama Imana iramunyiritse akibona ibiryo amaze imyaka 2 abonye ibiryo ahise arwara diabete Imana tujye neza yavuye ku mavuta yavuye ku isukari umunyu ngo ntagomba kurebaho reka nkubwire Bibiliya ngo igiti kitaratewe n'Uwiteka datarakiranduye niwakire gukira diabete akire gutabarwa n'Uwiteka Imana akire kwengerwa n'Uwiteka Imana haleluya 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 Imana yese umwana w'umuhungu w'imyaka 7 Satani aciye umugongo uyu mwana w'umuhungu
mbonye Imana imukozeho, Imana imuhaye ubuzima. Haleluya haleluya haleluya. Imana imwijishimwe cyane. Leboze kote Imana nalonye inyeretse umuntu ufite ikibazo cy'imitsi n'undi ufite ikibazo cy'amagufa murya cyane. Uyu muntu Imana imukozeho, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icubahiro. Mana ndagushimiye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro, Imana igira neza, Imana itangaje, imatabara, Imana mva gusenga, Imana murengeze, Imana igira neza, Imana denduka. Urera mwami, uramutabazi, ngushimiye ko uje gukora kandi ugira neza ubwoko bwawe baguhungiyeho. Urakoze kubikoze, urakoze kwindura amateka, urakoze kurwanira ubwoko bwawe. Mana yera, shoboza abantu kwihana mu izina rya Yesu Kristo, kandi bari bacitse intege kubwa amasezerano, kubwibazo, wongera bagarukeho, ububake. Uri Mana nziza, igira neza, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Imana igumugisha ku butumwa bwiza burimo kandi n'ubuhumuriza abantu. Imana ikunyuje mu kugira ngo ubugeze ku bantu. Imana igumugisha kandi mushumba ikomeze kubagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyakiriye. Amen. Tujya tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo none mbere ko nkureka ngo ugende umanze wongere wibutse abantu nimero yawe. Hari abacikanywe cyaje twayivuze mbere, ariko hari uwacikanywe. Nimero yawe none? Nimero yanjye 07 88 66 47 20. Amen. Amen. Imana igumugisha. Reka dusubikire ikiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi, tuzasubukura ubutaha. Murakoze cyane. Dushimiye umuntu wese kandi wabanye natwe, kandi dushimiye umuntu wese ubutumwa bwose twatanze bwanyuzeho. Imana imumugisha kandi hahirwa abumva bakumvira. Tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu kugenda kugaruka. Ciao ciao.